warezwe ugakura ukaba umuntu mukuru ukagira inshuti na n'ubu zimwe mukaba mukiri kumwe, haba izo mwakuranye mu bwana bwawe cyangwa se izo wagize izo wungutse umaze kuba mukuru, zimwe mwatandukanye cyangwa se izo mukiri kumwe, imico yawe n'imyifatire byabigizemo uruhare rukomeye cyane mu kugena uko uriho, ariko byanze bikunze uko uriho cyangwa se uko wifata n'uko witwara kuri ubu ngubu, ntabwo ari ibintu bipfa kwizana gutyo gusa, bifite inkomoko ndetse inkomoko iri mu mizi wahawe n'abakureze. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bine by'ingenzi cyane ushobora kuba wakora cyangwa se watoza umwana wawe, bikazamufasha cyangwa se bikazagena imico n'imyifatire yiwe myiza, izagira abandi umumaro cyangwa se izatuma abantu bamubona neza, akabana n'abandi neza, ari icyitegererezo kuri bo. Iki kiganiro ni icya Wildland TV, mwagitegure kandi murakigezwaho na Donatien Bimenyimana. Tubahaye ikaze. Nk'uko natangiye mbivuga, imico n'imyifatire yawe ugira umaze kuba umuntu mukuru, byanze bikunze uba warayitangiranye cyangwa se yaragizwemo n'uruhare n'abakureze. Ni nayo mpamvu mu ishuri abana bakiri batoya cyangwa se bakiri mu mashuri abanza, hari isomo babigisha ryitwa uburere mboneragihugu. Iryo somo baryigiramo ukuntu bagomba kugira imico n'imyifatire myiza ikwiriye, nyine iboneye igihugu, kugira ngo bazabe abana beza, bazakure bafite imico myiza, bakure bafite imico myiza, iyo mico myiza izabafashe kugirira igihugu akamaro. Niyo mpamvu iryo somo ryitwa uburere mboneragihugu. Kuri uyu munsi nk'uko nari maze kubigarukaho, tugiye kugaruka ku bintu bine by'ingenzi cyane wafasha umwana wawe cyangwa se wakora mu gufasha umwana wawe kugira ngo agire imico myiza, azayikurane, izagira akamaro we ku giti cye ndetse n'abazajya bamubona nk'icyitegererezo. Ku mwanya wa mbere turahasanga iki kintu: ugomba gukora uko ushoboye kose ugatoza umwana wawe kubaha ndetse no kumvira abamusumba bose. Mu by'ukuri ikintu cyo kubaha ndetse no kumvira ni ikintu umwana ugomba gutangira kumutoza, niba uri umurezi wiwe, niba ari umubyeyi cyangwa se niba ari nawe umurera, guhera akiri mutoya, kubera yuko umwana ikintu abyirukanye byanze bikunze uko agenda akura agakurana nacyo, iyo amaze kuba mukuru biragorana ko yagihindura cyangwa se cyava mu mico yiwe, bitewe n'uko uba warakimumenyereje kikagenda kikaba muri kamere cyangwa se kikaba kikirema mu mico yiwe, biba bigoye cyane ko yatandukana nacyo. Mu by'ukuri rero ikintu cyo kubaha no kumvira abantu bose bagusumba cyangwa se bamusumba, iyo ugitoje umwana wawe, ni kimwe mu bintu biba bizamuranga amaze no kuba mukuru, kandi kikaba kimwe mu bintu bishimwa n'abantu benshi cyane, ndetse n'abantu benshi baba bifuza ko abana babo bagira cyangwa se abantu bose muri rusange baba bafite. Rero ni ikintu cyiza cyane, jya ukora uko ushoboye kose ugitoza umwana wawe. Iki cyari ikintu cya mbere. Reka tujye ku cya kabiri. Ikintu cya kabiri ugomba guhereza umwana wawe cyangwa se ugomba gutoza umwana wawe, ugomba kumufasha ukamutoza kwita ku nshingano z'ibyo yahawe gukora cyangwa se yabwiwe gukora. Mu by'ukuri umwana wese ava akagera, iyo atojwe kwita ku nshingano z'ibintu yabwiwe gukora cyangwa se yasabwe gukora, biba ari byiza cyane, kuko igihe cyose namara no kuba mukuru, kuko yakuranye kuba azi neza yuko niba bamusigiye inshingano cyangwa se hari ibyo bamubwiye agomba gukora, namara no kuba mukuru, igihe cyose azajya aba ari no mu kandi kazi yasabwe gukora cyangwa se yategetswe gukora, azagera aba azi neza ko izo nshingano nta wundi muntu uri buzikore usibye we. Azabikurana kuko wabimutoje, wakuze uhora ubimutoza yuko yanze bikunze inshingano wamuhaye cyangwa se abandi bantu bamuhaye agomba kuzubahiriza akazikora, azabikurana arinde aba mukuru akibikurikiza, bibe mu maraso ye cyangwa se mu mico yiwe, n'igihe cyose azaba ari mu kazi yahawe gukora cyangwa se yasabwe gukora, azajya agakora neza, kuko azaba azi ko ari we kamutegereje, nta wundi muntu uri bumufashe kugakora, cyangwa se niba bari bukabufashe, ariko azagera aba azi neza yuko byanze bikunze ari bukabazwe. Ubwo rero
gutoza umwana kwita ku nshingano z'ibyo agomba gukora cyangwa se yasabwe gukora, mu by'ukuri nacyo ni ikintu cyiza cyane, mu by'ukuri kiba kizamukurikirana kikazajya kinamuranga amaze kuba mukuru, akazabamo umuntu muzima ubereye igihugu cyangwa se ubereye abo babana nabo cyangwa bakorana nabo, kuko inshingano ziwe azajya akora uko ashoboye kose azubahirize. Icyo cyari ikintu cya kabiri cyiza cyane watoza umwana wawe kikazamuherekeza mu buzima bwe. Reka tujye ku cya gatatu. Ikintu cya gatatu ugomba gutoza umwana wawe kugira ngo kizamugirire umumaro, ugomba kumutoza kuvugisha ukuri ku bintu byose abajijwe cyangwa se asabwe gutangaho ibisobanuro. Mu by'ukuri icyo nacyo ni ikintu cyiza cyane kandi gikomeye, buriya iyo umwana yakuze ari umuntu uvugisha ukuri warabimutoje, ku bintu byose abajijwe akaba azi neza ko agomba gusobanura kandi akabivugisha ukuri, ibyo asabwe kuvuga cyangwa se ibyo asabwe gusobanura akabisobanura mu kuri, adashyizemo uburyarya cyangwa se adashyizemo kubeshya. Icyo kintu kiba ari cyiza, uwo mwana uba umuhaye uburere bwiza, uba umuhaye ikintu cyiza cyane azakurana akazarinda aba umuntu mukuru ari umunyakuri muri we, atagira ibintu byo kubehe cyangwa se byo guca ku ruhande mu buryo bwo kwirengera cyangwa se bwo guhishira icyaha yakoze cyangwa se yabonye. Mu by'ukuri uzaba ufashije umwana kuzavamo umuntu mukuru, ariko nanone uzaba afite imico myiza yo kudashyigikira ikibi cyangwa se yo kudahishira ibintu bitari byiza yakoze cyangwa se yabonye. Mu by'ukuri uzaba ufashije abandi bantu bazabana nawe mu gihe azaba ari mukuru, kuko nyine azaba ari umuntu mwiza w'intangarugero, uzajya uvugisha ukuri ibyo yabonye cyangwa se ibyo yakoze, niba ari n'amakosa yasabira imbabazi cyangwa se ayemere, atabanje kuyahishira cyangwa se ngo ahishire ibintu bitari byiza yabonye. Naba ari umunyakuri, ari umuntu uvugisha ukuri ku byo asabwe kuvuga cyangwa se gusobanura, nacyo kizaba ari ikintu cyiza cyane kizamuherekeza mu buzima bwe kandi kizamugira umumaro, kikawugirira n'abandi bantu muri rusange. Icyo cyari ikintu cya gatatu watoza umwana wawe kikazamugira umumaro ndetse kikawugirira n'abandi. Reka tujye ku kintu cya kane ari nacyo cya nyuma. Mbere y'uko mvuga ku kintu cya nyuma, rwose niba utari wakora subscribe ku iyi channel kandi ukaba wumva ko ibiganiro tuba tugaruka ari ibintu byiza cyane cyangwa se byagufasha, kora subscribe dukomezanye rwose, kore na like ubundi dukomezanye tuzirana cyangwa se dushyigikirana. Reka dukomeze n'ikintu cya kane. Ikintu cya kane rero ari nacyo cya nyuma ugomba gutoza umwana wawe, ni nacyo kintu gihatse ibindi byose nagiye ngarukaho, kuko nicyo kintu gifasha umwana kuba n'ibyo bindi byose bitatu nagarutseho yabikurikiza cyangwa se yabishyira mu bikorwa. Ikintu cya nyuma rero icyo cya kane ni ikintu cyo guhozaho umwana igitsure. Mu by'ukuri ikintu bita igitsure ni ikintu gikomeye cyane, kubera yuko umwana iyo yakuze ashyirwaho igitsure ni nko kumukangara. Mu by'ukuri umwana iteka ryose iyo akosheje akaba azi neza yuko mama wiwe atari bubibone neza cyangwa se papa we atari bubibone neza cyangwa se undi muntu wese umurera atari bubibone neza, byanze bikunze ajya gukosa agahita yirinda cyangwa se agahita agarukira aho ngaho. Niba umwana wenda se ufite nk'abashyitsi muri salo, umwana akaba ashatse nko kuza wenda adasa neza muri salo cyangwa se yari ajagaraye cyangwa se ari gukora ibintu bitari byo, wenda nko kuza asakuza atarazi wenda ko muri salo cyangwa se anabizi, ariko nyine bimwe by'abana akaza asa naho ari mu kavuyo bishobora kuba byabangamira abashyitsi, akaza agihinguka mu gahuza amaso akabona umurebye igitsure, iyo wamuteje igitsure ahita amenya yuko byanze bikunze ikintu uburyo ajemo budakwiriye, agahita asubirayo akaba yagaruka wenda yitunganyije neza. Mu by'ukuri rero ikintu bita igitsure ni cyiza cyane, kuko njye ku giti cyanjye mba numva igitsure aricyo cyakabaye gisimbura inkoni twajyaga dukubitwa twe tukiri batoya, kuko buriya inkoni bivuna igufwa ariko ntabwo ivura ingeso, ahubwo buriya akenshi iyo umubyeyi wawe akurebye nabi ukabibona atiriwe anavuga, akakwereka yuko ibyo wakoze cyangwa se ibyo urimo bitamushimishije, byonyine biba bihagije kumenya ko umubyeyi wawe atishimye cyangwa se atanejejwe n'ibyo wakoze, ugahita wihutira kubikosora. Muri make icyo kintu biba ari cyiza cyane,
igitsure ni kimwe mu bintu byiza buri mwana wese aba akwiye gushyirwaho kugira ngo azakure n'ibindi byose abyubahiriza cyangwa se atinya kuba yakora ikintu kidakwiriye imbere y'umubyeyi wese cyangwa se imbere y'undi muntu. Ibyo byari ibintu bine rero nari nabateguriye byafasha abana kugira ngo bazakurane imico myiza, kandi mu by'ukuri buri muntu wese uzajya ubabona baramaze kuba abantu bakuru cyangwa se n'igihe bakiri bato, ubone ko ari abana barezwe neza cyangwa se bafite imico myiza, cyangwa se batari abana barezwe bajeyi cyangwa se batahawe uburere. Mu by'ukuri rero ibyo bintu uko ari bine nagarutseho, reka nongere mbibibutse kugira ngo wenda hari niba utabyibuka neza wongere ubyibuke neza. Icya mbere twavuze yuko ugomba guteza umwana wawe kubaha no kumvira abantu bose bamusumba. Ikintu cya kabiri twasanze ugomba gutoza umwana wawe kwita ku nshingano z'ibyo yasabwe gukora cyangwa se kuba yasobanura. Ku mwanya wa gatatu twasanze ugomba kumutoza kuvugisha ukuri ku bintu byose abajijwe cyangwa se asabwe gutangaho ibisobanuro. Ku mwanya wa kane twasanze ikintu cyo kumuhozaho igitsure. Ibyo bintu uko ari bine rero nubitoza umwana urera cyangwa se umwana wawe cyangwa se undi mwana niyo aba ari n'umuturanyi wenda ariko ukaba ubona wamugiraho ububasha bwo kuba hari ikintu wamufasha, ibyo bintu nubitoza umwana azabikurana kandi rwose bizaba ari ibintu bizamuherekeza mu buzima bwe, bimugire umumaro ndetse biwugirire n'abandi bantu babana nawe cyangwa se sosiyete yakuriyemo muri rusange, uzabufashije n'igihugu kukirerera neza. Reka mbarekere aha ngaha rero, nabasabye kuba mwakora subscribe niba mutarayikoze, ndetse niba mwanarayikoze mukaba mutarafunguye inzogera mwayifungura kugira ngo mujye muhita mubona ibiganiro mba nashyizeho, mujya muhita mubibona direct. Murakoze, mbashimiye ko mwafashe umwanya mu kumva ibiganiro. Reka tuzasubire mu kindi kiganiro cyangwa se mu bindi biganiro nkora bitandukanye. Imana ikomeze ibarebe neza kandi bishimire, kandi ikomeze ibashoboze no kuba mwahereza uburere bukwiye abana banyu cyangwa se abandi bantu mubana. Reka tuzasubire mu kindi kiganiro naho utaha.